Shalom shalom bakunzi ba Ndaza Vuba TV, nongeye kubasuhuza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mbafitiye inkuru nziza uyu munsi, yihishurirwa Imana yansize ku mutima. Guhera uyu munsi tugiye kujya dukora ikiganiro cyitwa Ruhuka. Iki kiganiro kirajya gicaho buri munsi, ndakurarikira kugikurikira. Imana izagikoreramo ibintu bikomeye cyane, rero ndakurarikira ngushishikariza kugikurikirana umunsi ku munsi ndetse no kugisangiza abandi. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Reka dutangire uyu munsi iki kiganiro dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Tusome mu gice cyaho cya 11 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo Yesu yavuze. Niwe wenyine ku isi wabashije guhamagara indushyi, abasha guhamagara abaremerewe. Mu busanzwe mu buzima bw'iyi si abantu bahunga barushye, abantu bahunga baremerewe, ariko kubera ko Yesu yaje gukora icyo isi yananiwe gukora, kuko Yesu yaje gutanga icyo isi yananiwe gutanga, kuko Yesu yaje gushobora icyo isi yananiwe gushobora. Haleluya! Yahamagaye indushyi, ahamagara abaremerewe, aravuga ngo muze munsange mbaruhure, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima. Haleluya! Yesu yaje abantu benshi barushye, ari indushyi zo mu mitima, ari indushyi zibigendana. Buriya nshuti y'Imana, turimo tuganira iri jambo, abantu benshi bararushye, abantu benshi barabaswe, abantu benshi bari mu bubata bw'ibyaha, abantu benshi baruhijwe n'ubuzima, abantu benshi baruhijwe n'imiryango, abantu benshi bararushye, baribaza icyabaruhura. Bamwe bibeshya ko bashobora kuruhurwa n'inzoga, abandi bakibeshya ko bashobora kuruhurwa n'imogi ndetse n'ibindi, abandi bakibeshya ko hari ibindi bintu batekereza ko bishobora kubaruhura. Ariko ibyo bintu byose abantu bajyamo kubishakiramo uburuhukiro, ntibabone uburuhukiro, ahubwo bakarushaho kuruha, ntibaruhuke, bakarushaho guhura n'ibibazo. Ariko Yesu yaravuze ngo mwese. Haleluya! Ndashimira Yesu ko atigeze arobanura mu guhamagara, ntabwo yigeze ashyiramwo itandukaniro. Yavuze mwese abarushye n'abaremerewe. Aratangaza itangazo rikomeye, itangazo umuperezida ukomeye ku isi atashobora gutangaza, itangazo umukire ku isi adashobora gutangaza, itangazo ridashobora gutangazwa n'umuntu uwo ari we wese. Yesu niwe waritangaje, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hagize umuntu ubasha kuritangaza akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, agahamagara indushyi zose zo ku isi n'abantu bose baremerewe bo ku isi, abantu bamugeraho ntabwo yabona aho abashyira. Ariko Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesu niho hari uburuhukiro, muri Yesu niho hari ubuzima, muri Yesu niho hari imibereho. Yesu niwe ufite ubushobozi bwo gukiza icyaha, Yesu niwe ufite ubushobozi bwo gukora ibitangaza, Yesu niwe ufite ubushobozi bwo kuruhura umuntu uruhijwe n'ubuzima, umuntu uruhijwe n'uburwayi, umuntu uruhijwe n'ibibazo bitandukanye. Yesu niwe ufite ubushobozi bwo kubiruhura. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Hano mu isi abantu, abahanga bo mu isi, ikintu bashobora, hari aho bigera naho bikananirana, disipurine zitandukanye
icyo zikora zishobora guhindura umuntu w'imbere, igitsure gishobora guhindura umuntu w'imbere, ariko Yesu arinjira akinjira ibwina mu mutima, agahindura umutima. Haleluya! Agahindura umutima. Haleluya! hari korari iherutse kubiririmbira avuga ngo mubwire ashira amanga, ngo umwami ni mwiza pe, aruhura umutima. Haleluya! Yesu araruhura, nanjye yaranduhuye, nawe yakuruhura. Yesu araruhura, yaruhuye indaya yari bimazemo igihe kinini, yaruhuye uwari utewe na dayimoni, yaruhuye uwari umaze igihe yarabuze urubyaro, yaruhuye. Haleluya! ijambo ryarambwiye ngo kubw'agahinda n'intimba by'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima, ngo nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Yesu araruhura, nshuti y'Imana. Yesu araruhura. Haleluya! ntabwo nzi uburushyi ufite, ntabwo nzi uburushyi bukugoye, ntabwo nzi intimba yawe, ntabwo nzi agahinda kawe. icyo mpamya ndashidikanya nuko umwuka wera ahamanya nanjye ko haleluya Yesu ashobora kubihindura, Yesu ashobora kubihindura, Yesu ashobora kubishyiraho iherezo. Yesu ashimwe cyane. icyo nje gukora ni igiki? Nzanye impanda, nje kurangurura, nje kubivuga neruye, ngo nawe ubyumve, ngo nawe ubimenye ko Yesu ashobora kugukiza, ko Yesu ashobora kukuruhura. Haleluya! Muririmbyi yaravuze ngo nubwo utazi gushyomoka, ngo kuko utari umuhanga, ngo hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Haleluya! tangariza abantu imbabazi, tangariza abantu imbabazi z'Uwiteka. ndakubwira ko Yesu ashobora kukuruhura, Yesu ashobora kugukura muri ubwo buzima bw'ububata umazemo igihe kirekire, uramutse ubimwemereye. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. ndizeye ko muri iki kiganiro ruhuka uzungukiramo byinshi, uzakiriramwo ibitangaza, uzakiriramo kubohoka. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubera ko uyu munsi utugiriye ubu buntu, kubera yuko Uwiteka haleluya tumenye neza kari wowe wavuze ngo abarushye bose baze bagusange ubaruhure. Haleluya! umuntu wese uri kumva iki kiganiro arushye bitewe n'ikimuruhije, bitewe n'ikimuremerereye, kuko wavuze ngo uwumva arushye uremerewe aza gusanga umuruhure. ndamwaturaho kuruhurwa, ndamwaturaho kubohorwa mu izina rya Yesu Kristo. imbaraga z'ijambo, imbaraga zifite ubushobozi bwo kubasha kubohora, bwo kubasha guhindura uwari imbohe, uwari uboshye ari mu nzitane z'uburyo butandukanye. ndagushimiye rero kubera ko utanze uyu muronko, uyu muntu uri kumva Mwami, wumve gusenga kwe, wumve kuniha kwe, wumve gutaka kwe, yakira igitangaza cyawe, yakira imbaraga zawe, yakire kubohorwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. hagira ibintu ushyiraho iherezo ku buzima bwe, hagira ibintu ushyiraho iherezo mu mibereho ye, hagira ibintu ushyiraho iherezo mu muryango we, hagira ibintu ushyiraho iherezo mu izina rya Yesu mu kazi ke, hagira ibintu ushyiraho iherezo mu buzima bwe bwa buri munsi, hagira ibintu ushyiraho iherezo. yakira ubuzima, yakira umunezero, yakire gukira, yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. turagushimiye ko hariho n'ubu buryo butuma ubutumwa bubasha kugera kure, bubasha kugera kuri benshi. ubiherekeresha imbaraga zawe, ubiherekeresha umwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo. nubitegeka biratungana. Amen, amen. ndagushimiye mwene data, Imana iguha umugisha kubwo gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. turakomeje, tuzajya dukomeza, turarushaho gusenga cyane kugira ngo umwuka wera agenda akora imirimo n'ibitangaza, agenda akora ibidasanzwe. wifuza kutwandikira, uraza kubona nimero iri kuri iki kiganiro, ushobora kutwandikira ukatuvugisha. Imana yo mu ijuru iguhe
umugisha uri uw'ingenzi, uri uw'agaciro. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Shalom, shalom.